Yama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none ku wa 15 Mata umwaka w'2025 ku wa kabiri iragira iti ntugapfushe ubusa amahirwe ya kabiri. Ntugapfushe ubusa amahirwe ya kabiri. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimba indirimbo ya 435 mu ndirimbo zo gushimisha Imana igira iti muze mwese abarushye.
Haleluya, haleluya, haleluya. Umusaraba wa Kristo niwo bendera ryacu bene data. Abakristo nicyo kirango cyacu. Umusaraba wa Yesu niryo bendera ryacu, niwo ugomba kuturanga nk'abamaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice ni 23, duhere ku murongo wa 33 ugeze ku murongo wa 43. Haravuga ngo babamba Yesu bamushinyagurira, nuko bageze ahitwa Inyabihanga bamuwambanaho n'abo bagome, umwe iburyo bwe undi ibumoso. Yesu aravuga ati, data ubababare kuko batazi icyo bakora. Bagabana imyenda ye barayifindira, abantu barahagarara bareba. Abatware nabo baramukoba cyane bati, yakijije abandi, ngaho nawe niyikize niba ari we Kristo watoranyijwe n'Imana. Abasirikare nabo baramushinyagurira, bamwegereye bamuha inzoga isharira bati, niba uri umwami w'Abayuda ikize. Hejuru ye hari urwandiko rwanditswe ngo, uyu ni umwami w'Abayuda. 39. Umwe muri abo bagome babambanywe aramutuka ati, si wowe Kristo? Ngaho ikize natwe udukize. Ariko uwa kabiri amusubiza amucyaha ati, no kubaha Imana ntuyubaha, uri mu rubanza rumwe n'urwe. Twebweho duhowe ukuri, tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati, mwami uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Abantu benshi cyangwa twese turi mu mahirwe ya kabiri Imana iba yaratanze cyangwa se yaraduhaye kugira ngo twininire, twisuzume, turebe ibijyanye n'imibanire yacu n'Imana. Ariko ntitubyitaho akenshi bitewe n'umurengwe kuba tubayeho neza, turi bazima, imibiri yacu iguwe neza kandi ishishe, ariko tukibagirwa ko byose tubikesha Imana. Itaduhaye ubuzima buzira umuze, nta mishinga n'imwe yashoboka. Ibisambo bibiri byabonye amahirwe ya kabiri, bigira amahirwe yo kubabarana na Yesu ku musaraba. Igisambo kimwe kiramubwira kiti, kirangije kiramushinyagurira nacyo, kandi kitaranashingaga, kiramushinyagurira kandi nacyo kitari kiriho, kiti, si wowe Kristo? Ngaho ikize natwe udukize. Ariko icya kabiri kimenya ubwenge kiramucyaha kiti, no kubaha Imana ntuyubaha. Uyu ari mu rubanza rumwe natwe, uri mu rubanza rumwe n'urwe. Ariko twebweho duhowe ukuri, twaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati, rata mwami uzanyibuke ubwo uzazira ubwami bwawe. Aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Hari abantu bakunze kwigira abanyabwenge, bakigira abo bita ngo bajereko mu gifaransa cy'abubu, bakigira babamenya abakomeye, bakibwira ko abakijijwe ari abaswa, abakurikiye Yesu Kristo bakwiye gusuzugurwa cyangwa se kutagira agaciro, ko bataye umurongo, bibwira ko bazi ubwenge bwabo. Kandi burya ngo umugani ugana kariho, utazi ubwenge ashima ubwe. Nimba wumva ibya Yesu Kristo nta gaciro bifite, wibipfobya, byose bizasobanuka kuri urya munsi w'amateka. Kiriya gisambo rata kigiriye inama, yibwiye ko kiriya gisambo kibwiye ko kizi ubwenge, kandi nyamara ari nta bwenge. Birangira kirimbutse, nyamara mugenzi we yibuka ko asigaje iminota, umwanya mukeya, agacikana, hanyuma agakurikiraho urubanza rw'ibyo yakoze bibi.
amenye neza ko yagiriwe amahirwe yo kubabarana no kubana na Yesu ku musaraba i Golgota, yahuye n'ububabare n'ibyaha bye, akaba ari kumwe na Yesu, arangije arabimutura areka gutera amahane, arihana, paradizo arayitaha. Muri no minsi hari abashaka gutera amahane, ubwira umuntu inkuru za Yesu, ugasanga rimwe na rimwe akurebana isesemi, kandi nyamara ari inyungu ze. Nibutse inkuru y'umudamu wambabaje nagiye gusura arwaye, ageze ku munota wa nyuma musengeye ndamwatuza, ariko aranga, arinangira, yanga kwitunganya, yanga kwiyeza, arananira. Hashize iminsi mikeya yitaba Imana. Bene data, nyuma y'umwuka duhumeka n'andi mahirwe Imana iba ikidutije, nahawe rero kumenya uko uhagaze hagati yawe n'Imana. Ndakwifuriza rero kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, akongera akakubera umwami. Ayo mahirwe ya kabiri ntiwongere kuyapfusha ubusa. Yesu akakubera umukiza n'ubugingo bwawe, maze akakuzakujyana muri paradizo nka kiriya gisambo cyihaniye, maze nawe mu gihe uzahamagarwa uzabashe kwigira rata muri paradizo. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugire neza. Amena. Data, turagushimiye kubw'amahirwe ya kabiri waduhaye, watwongereye, uduhe gukomeza kuyabamo no kuzirikana amaherezo yacu nka kiriya gisambo kigiriye inama, cyangwa gukomeza gutera amahane no kwihagararaho. Turinde kwihagararaho, ahubwo uduhe imbaraga zo gukomeza kugukurikira. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo mbisenze. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Bifurije kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.